Kapiteni Traore, perezida w'agateganyo wa Burkina Faso, ubwo yageraga i Moscow mu Burusiya kwitabira ibirori byo kwizihiza umunsi w'intsinzi ku itariki ya 9 Gicurasi mu mwaka wa 2025. Uyu mwaka ibi birori byari bifite umwihariko ukomeye kuko byizihizaga imyaka 80 ishize ubumwe bw'Abasovieti bunesheje Ubudage bw'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Traore akimara kuva mu ndege akandagira ku butaka bw'Uburusiya, umwuka wari wuzuye amateka, ibimenyetso n'icyerekezo. Yambaye umwambaro w'igisirikare w'icyatsi kibisi, akagaragara nk'ukomeye mu kirere gikonje cya Moscow, aho imyifatire yagaragazaga icyizere cy'igihugu cye cyose. Kuri we uru ruzinduko ntirwari rusanzwe, rwari ubutumwa bukomeye. Akigeraho yakiriwe ku mugaragaro na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Abafotora bahise bafata amashusho ubwo aba bombi basuhuzanyaga bamwenyura, mu gihe abasirikare bari ku murongo ku ruhande rwa tapi rouge. Amabendera y'Uburusiya n'aya Burkina Faso ahuwa n'umuyaga hirengeye. Byari ishusho ikomeye cyane. Umuyobozi w'igihugu gito cyo mu Burengerazuba bwa Afurika yakiriwe nk'umwe mu banyamaboko bakomeye ku isi. Traore yari umwe mu bakuru b'ibihugu 29 bitabiriye iri serukiramuco ry'amateka. Muri bo harimo n'intumwa zaturutse mu Bushinwa, Brazil, Misiri ndetse na Venezuela. Aba ntibari abashyitsi basanzwe, ahubwo bari bahagarariye umuyoboro mushya w'ubufatanye mpuzamahanga ugenda utera imbere gahoro gahoro ugana kure y'ubutegetsi bwa kera bw'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi. Nyamara muri aba bose Traore yarigaragaje cyane. Uru ruhare rwe rwagaragazaga ikintu kirenze gukomeza umubano hagati ya Burkina Faso n'Uburusiya. Byari ikimenyetso cy'uko uyu muyobozi ukiri muto atari uguhindura gusa politike yo mu gihugu imbere, ahubwo ari no gusubiza amasaro ku mpande z'ubutwererane mpuzamahanga. Mu minsi yari yabanje, inzobere mu bya politike zari zatangiye kubyibazaho, ubwo muri bo yabwiye itangazamakuru mpuzamahanga ati ibisububanye gusa no guhindura icyerekezo mu buryo bugaragara kandi bwatekerejweho neza. Koko rero kuva Traore yafata ubutegetsi mu mwaka wa 2022 yagaragaje politike mpuzamahanga idashingiye ku guta agaciro igihugu cye imbere y'abahoze bagikoloniza nk'Ubufaransa. Ntatinya kandi kunenga ubukoloni bushya, kandi ahora ahamya ko Afurika igomba guhagarara ku birenge byayo. Ubuyobozi bwe bwakunze kunengwa ariko bunashimirwa, ariko ikigaragara ni kimwe: Traore ntiyifuza gukurikiza inzira za kera. Mu mwaka wa 2023 yakoze igikorwa cyavugishije benshi, yirukana ingabo za gisirikare z'Abafaransa muri Burkina Faso. Kuva kera Ubufaransa bwari bufite ingabo mu karere ka Sahel mu izina ryo kurwanya iterabwoba, ariko kuri Traore yabibona gukundi. Yemeye ko ubwigenge bwa Burkina Faso aribwo bwari ku mugozi kandi ko umutekano ugomba kuzanwa n'agaciro. Uwo mwaka nyine yongeye gufungura ambasade y'Uburusiya i Ouagadougou, yari imaze imyaka irenga 30 ifunze kuva mu mwaka wa 1992. Ibi byohereje ubutumwa bweruye: Burkina Faso iri guhindura icyerekezo, kandi Moscow buri gikorwa cya Traore cyakurikirwaga n'amaso menshi. Mu birori byo kwizihiza umunsi w'intsinzi, ubwo amapikipiki y'intambara yanyuraga kuri Red Square n'indege z'intambara zicaho hejuru, Traore yicaranye n'abandi bayobozi b'ibihugu bitandukanye. Abantu baje kureba bakomye mu mashyi ubwo intwari z'Abarusiya zasubizwagaho icyubahiro, indirimbo z'igihugu zicurangwa mu buryo bwuje amarangamutima. Ariko kenshi amaso y'amakamera yahindukiraga kuri uyu kapiteni ukiri muto wo muri Afurika. Benshi bamufataga nk'icyitegererezo cya Afurika nshya, ifite ubutwari, yihagazeho kandi yiteguye kwiyubakira inzira yayo. Kuri Traore ibi birori byari bifite ibisobanuro bibiri: ibimenyetso n'uburyo bwa politike. Ibimenyetso kuko byagaragazaga ko igihugu cye gifite amahitamo, ko gishobora kubaho ubwigenge bwacyo no kwanga kugumya gutegekwa n'amahame asanzwe y'abanyamahanga. Uburyo bwa politike kuko byakomeje kwemeza ko Burkina Faso ibanye hafi n'Uburusiya, igihugu cyemeye gutanga ubufatanye mu by'umutekano, ibikorwa remezo n'inkunga ya politike. Nta minyago cyangwa imiyoboro y'ibanga bisanzwe biherekeza ubufatanye bw'ibihugu bikomeye. Mu biganiro byabereye mu ibanga, umwe mu bategetsi b'Abarusiya yagize ati: muri Traore tubonamo uko Afurika ishobora kuzaba ifite ubwigenge mu bitekerezo, yihagazeho kandi yishimye. Ibirori byakomeje kugeza ku mugoroba, hakorwa inama, gufata amafunguro hamwe no kugirana ibiganiro mu ibanga mu nyubako ya Kremlin. Nubwo ijambo ryavuzwe n'impano zatanzwe byari bifite agaciro, inkuru nyamukuru yari yatangiye kwandikwa, kandi Traore yari ku isonga ryayo. Intego ye i Moscow yari ifatika: kwereka isi ko Burkina Faso atari igihugu kiri guharanira gusa kubaho, ahubwo kiri kuzamuka. Moscow yamwakiriye atari nk'umushyitsi, ahubwo nk'umufatanyabikorwa. Uru ruzinduko rwa Kapiteni Traore ntirwari igikorwa cya diplomasi gisanzwe, ahubwo rwari isura nshya y'urugendo yatangiye mu mwaka wa 2022. Uhereye igihe yinjiye mu buyobozi bwa Burkina Faso, Traore yagaragaje neza ko atifuza kuba igikoresho cy'ibihugu bikomeye, cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi. Ubutumwa bwe bwari bworoheje ariko bukomeye, aho yagize ati: Burkina Faso igomba kongera gufata ubuyobozi bw'ejo hazaza hayo. Icyo cyerekezo cyatangiye n'imyanzuro ikomeye, ikirimo impaka cyane kurusha ibindi cyari icyemezo cyo kwirukana ingabo z'Ubufaransa mu gihugu mu mwaka wa 2023. Ubufaransa bwari bumaze igihe kinini bufite ingabo muri Burkina Faso, buvuga ko buzifasha mu kurwanya iterabwoba mu karere ka Sahel. Ariko kuri Traore ishusho yari indi:
kubwe ingabo z'Abafaransa zari ikimenyetso cy'uko ubukoloni bugikomeza bwihishe inyuma y'impamvu yo kurwanya iterabwoba. Yemeraga nta gushidikanya ko nta gihugu na kimwe gishobora kugera ku bwigenge bwuzuye mu gihe cyemereye abasirikare b'amahanga gufata ibyemezo ku kibazo byacyo by'imbere. Icyo cyemezo cyatunguranye mu Burengerazuba. Ibinyamakuru mpuzamahanga byibajije ku buyobozi bwe, bamwe bamushinja kutagira ubushishozi. Ariko imbere muri Burkina Faso urubyiruko rwinshi rwamubonye nk'intwari. Imbuga nkoranyambaga zahiye ubutumwa bw'ishimwe, zimwita kapiteni w'abaturage ndetse n'intare nshya y'Afurika. Mu masoko, ku maradiyo no mu byumba by'amashuri, izina rye ryabaye insanganyamatsiko y'ibiganiro ahantu hose. Ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi ishize, abaturage basanzwe ba Burkina Faso batangiye kuganira ku bwigenge, ku cyubahiro no ku mbaraga za Afurika. Traore ntiyahatirije aho, yatangiye gushimangira umubano n'ibihugu byubaha ubwigenge bw'igihugu cye. Uburusiya bwari ku isonga muri ibyo bihugu, kimwe na Turukiya yakiriye intumwa z'Abarusiya, abatoza b'ibisirikare ndetse n'impuguke mu bya tekinike i Wagadugu. Abo ntibari abakoloni bashya, ahubwo bari abafatanyabikorwa mu nzira nshya y'ubwigenge. Abo bari abafatanyabikorwa b'ingirakamaro kandi hanyuma haje ikimenyetso gikomeye, kongera gufungura ambasade y'Uburusiya mu murwa mukuru wa Burkina Faso i Wagadugu. Iyi ambasade yari imaze gufungwa kuva mu mwaka w'1992 mu gihe Uburusiya bwari mu bihe bitoroshye byakurikiye isenyuka ry'ubumwe bw'Abasoviyete. Kuyifungura ku ngoma ya Traore byari kirenze igikorwa cya politiki, cyari ikimenyetso cy'ivuka rishya. Uwo muhango wo gufungura wabaye uciye bugufi ariko wuzuye ingufu nyinshi. Abadiplomate b'Abarusiya baje bitwaje ibendera ry'igihugu cyabo. Traore yabahagararanye imbere, atanga ijambo ryasubiwemo inshuro nyinshi ku mateleviziyo yo muri Afurika. Yagize ati, Burkina Faso yiteguye gutangira igice gishya, aho twe ubwacu duhitamo abo dukorana, abo dufatanya gukura n'abo twiringira. Iyi mpinduka y'ububanyi n'amahanga ntiyari igamije gusa ubufatanye bwa gisirikare, yari irimo amasezerano y'ubukungu, imikoranire mu buhinzi, ubufasha mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ishoramari mu ikoranabuhanga. Traore ntiyashakaga gusaba ejo hazaza, yashakaga kuhiyubakira. Ni muri urwo rwego ubwo yicaraga iruhande rwa Vladimir Putin Moscow mu birori by'intsinzi, benshi mu babirebaga bashyize hamwe gusobanukirwa neza ibyo babonaga. Ntibari kureba gusa umuyobozi muto w'umunyafurika wasuye igihugu gikomeye nk'Uburusiya, bari kureba urugendo rwo gusezera ku Burengerazuba no kuvuka ku ijwi rishya rya Afurika ku ruhando rw'isi. Kwitabira kw'abandi bakuru b'ibihugu 29 barimo abaturutse mu Bushinwa, Brazil, Misiri na Venezuela byongereye imbaraga ku butumwa bwa Traore. Abo bose kandi bari ibihugu bigenda byishakira inzira yabyo ubwabyo, byanga kugumya gutegekwa n'imbaraga za kera. Inzobere zatangiye kubyita kubagamira bushya ku kutagira uruhande. Ntibyari bikiri ikibazo cyo guhitamo uruhande mu ntambara isa n'iy'ubutita, ahubwo byari ukuvuga ngo duhitamo icyiza ku baturage bacu. Uyu muyobozi muto wa Burkina Faso yambaye imyambaro y'igisirikare ifite ibirango by'igihugu ku rutugu, yanyuze yisanzuye mu banyacyubahiro, ntacyo yatinye. Yarazi neza icyo ashaka ku gihugu cye, icyubahiro, ubufatanye n'iterambere. Mu nama y'ibanga yagiranye n'abayobozi b'Abarusiya, Traore yagejejweho ibyifuzo byinshi, gahunda z'amahugurwa ya gisirikare, imishinga yo guteza imbere ibikorwa remezo ndetse n'itangwa ry'ikoranabuhanga rigezweho mu buhinzi. Uburusiya bwagaragaje ko bwiteguye gutanga iby'Ubufaransa n'ibindi bihugu by'Uburengerazuba byari byarasezeranyije, ariko bukabura kubishyira mu bikorwa. Umwe mu badiplomate b'Abarusiya yagize ati, Burkina Faso ifite ubushobozi, turi hano kugira ngo dushore imari, si ugutegeka. Ayo magambo niyo Traore yari ategereje kumva. Yagaragaje neza ko atari gushaka impano cyangwa imfashanyo, ahubwo yasabaga ubufatanye bungana. Yasabye inkunga yo kubaka inganda, kongera imihanda, guteza imbere ingabo no kugeza amashanyarazi mu byaro. Yanashyize imbere ko hagomba kubaho ubusobanuro busesuye mu masezerano yose ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye cyangwa ingufu, kuko imyaka myinshi yashize zahabu n'ubundi bukungu bwa Burkina Faso byajyanwaga mu mahanga mu gihe abaturage bayo bagumaga mu bukene. Icyo gihe nyine hagezweho amasezerano mashya yemera ko enjeniyeri b'Abarusiya n'impuguke mu by'umutekano bafatanya n'ingabo z'imbere mu gihugu mu kongera ubushobozi bwo kwirinda, cyane cyane mu kurwanya iterabwoba rikomeje kwiyongera mu karere ka Sahel. Ariko kurenza bya gisirikare, Traore yashyize imbere uburezi. Yasabye ko za kaminuza zo mu Burusiya zatanga buruse ku banyeshuri bo muri Burkina Faso. Yizeraga ko igihugu gishobora gusa guhagarara gikomeye igihe urubyiruko rwacyo ruhabwa ubumenyi, kwiyizera no kwishimira icyo bari cyo. Aha Uburusiya bwemeye gutanga buruse 500 mu myaka 3 iri imbere ku banyeshuri mu by'ubuvuzi, ubuhanga mu by'imashini n'ubuhinzi. Traore yabonetse agendana n'intumwa za Turukiya na Brazil. Ibiganiro bye byari birenze Uburusiya gusa, yari gukoresha uruzinduko nk'amahirwe yo kubaka imikoranire myinshi, atari ugusimbuza imbaraga zimwe n'izindi, ahubwo ari ugukora urusobe rw'ubufatanye bushingiye ku bwigenge. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umunyamakuru yamubajije ati, Bwana Perezida, ese murimo mugerageza gusimbuza Uburengerazuba Uburasirazuba? Traore mu ijwi rituje yaramusubiza ati, ntabwo turi guhitamo Uburasirazuba cyangwa Uburengerazuba, turahitamo icyiza cyane ku baturage bacu, turahitamo icyubahiro. Mu ruhande rw'inyuma, Perezida Putin yatangaje ko ashimira cyane ubutwari bwa Traore. Yagize ati,
ni muto ariko afite ubwenge. Afurika ikeneye abayobozi benshi nkawe batagira ubwoba kandi bishimye. Uru rugendo rwa Traore mu birori byo kwizihiza umunsi w'intsinzi ntirwari uruzinduko rusanzwe, rwabaye umusingi w'ibihe bishya mu mubano wa Burkina Faso n'amahanga. Icyerekezo cye gisobanutse, ubuhanga mu biganiro bya diplomasi n'icyizere gikomeye mu kumenya uwo ari we byahinduye muri uru rugendo inkuru y'intsinzi y'ububanyi bwa Afurika. Traore yahagararanye ku idirishya ry'icyumba cye i Moscow, areba inyubako ndende, imihanda minini n'amabendera y'Uburusiya ahuwa n'umuyaga. Nubwo hanze hari ituze, mu mutima we hiyumviragamo ikintu gikomeye. Afurika nayo igomba kuzamuka. Yari amaze kuganira n'abayobozi benshi bitabiriye ibirori, bamwe baturutse mu bihugu bikomeye nk'Ubushinwa na Brazil, abandi nabo mu bihugu bigikura nk'uko Burkina Faso iri uyu munsi wa none, ariko bose bari bahuje icyifuzo kimwe: ubwigenge, icyubahiro no kugira uburenganzira bwo kwifatira icyemezo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mpuzamahanga, umunyamakuru wo muri Afurika y'Epfo yaramubajije ati: "Bwana Perezida, uru ruzinduko rwanyu mu Burusiya ruvuze iki kuri Afurika?" Traore aramureba, ijwi rye rituje ariko rifite imbaraga zikomeye. Yagize ati: "Bivuze ko twiteguye guhitamo inshuti zacu ubwacu, twiteguye kandi kuvuga oya kuba dufata nk'abana, twiteguye gukora cyane no kubaka Afurika nziza. Ntituri kumwe n'abashaka kutuyobora, ahubwo turi kumwe n'abashaka kudufasha kuzamuka." Nyuma yasuwe mu kigo cy'ikoranabuhanga i Moscow. Abenjeniyeri b'Abarusiya bamweretse imashini n'udushya dushobora gufasha mu buhinzi, mu kubaka imihanda no mu buvuzi. Traore yumvise yitonze, abaza ibibazo byinshi. Ntiyari aho gusa ngo arebe, ahubwo yari ahari ngo yige kandi ngo azane ubwo bumenyi mu gihugu cye. Umwe mu mpuguke za tekinike yaramubwiye ati: "Nimubona amahugurwa n'ubufasha bukwiye, abaturage banyu nabo bazabishobora." Traore yahise amwenyura. "Nibyo dushaka, amahirwe yo gukora ibintu ubwacu," niko yamusubije. Ari kumwe n'abajyanama be yagize ati: "Uru ruzinduko ntirureba Uburusiya gusa, ni ubutumwa bwoherejwe ku bihugu byose bya Afurika. Tugomba guhagarika gusaba, tugatangira kubaka." Umwe mu bajyanama yaramubajije ati: "Ese utekereza ko abaturage bazabyumva?" Traore nawe aramusubiza ati: "Barabibona kandi barabitegereje, kandi twiteguye ko bazabishobora." Hanyuma yegukira abanyafurika bose agira ati: "Ntabwo turi abanyantege nke, ntabwo turi abakene, dufite ubutaka, abaturage n'ibitekerezo bihagije. Icyo dukeneye gusa ni ubutwari bwo guhagarara, ubwenge bwo guhitamo abafatanyabikorwa beza n'imbaraga zo gukorera hamwe." Uru rugendo rwa Captain Ibrahim Traore i Moscow rwabaye ikimenyetso simusiga cy'uko Afurika irimo kwandika urupapuro rushya mu mateka yayo. Mu gihe abandi bagumye mu mategeko y'abakoloni ba kera, we yahisemo inzira y'ubwisanzure n'ubufatanye bushingiye ku cyubahiro. Ubutumwa bwe bwasakaye hirya no hino mu isi. Afurika igomba kuzamuka, kandi koko isoko y'icyizere gishya n'imbaraga nshya yari itangiye gutemba mu mitima ya benshi. Ngende mugira bangati nk'ibisanzwe. Aha ni kuri The Bros Entertainment. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabashimiye.